Shalom bakunzi b'ikiganiro cyacu kuri kwahembura abantu mu minota 5. Turashima Imana cyane muri iki gitondo ko twongeye kugarukana none Imana yatwongereyeho undi munsi kandi nongeye kubaha ikaze kuri kamera Gospel TV show. Imana ibaho umugisha. Rero tumenyereye gutangira dusenga Imana kandi dushima Imana ko iba yaturinze. Erega kubyuka bikemera n'ubuntu, kubaho n'ubuntu, inzira z'Imana zose zifunguka kubwuko twagiriwe ubuntu. Reka dufatanye gusenga nawe wamaze kugera kuri gahunda. Turagushimye Uwiteka Mana y'icyubahiro, tugushimiye ineza yawe n'imbabazi n'urukundo, tugushimiye ko ugira umurava, tugushimiye ko tubyutse turi amahoro, tugushimiye ko wongeye kutugarura nanone kuri wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana mu minota 5 gusa, umuntu agahembuka, ubuzima bw'umuntu bukongera kugira amahirwe yo kumva ihumure no guhumurika. Turagushimiye ko mwami wavuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Turagushimira ko wabitayeho ukabagirira neza. Turagushimira ko dukeneye ijambo ry'Imana muri iki gihe. Turagushimira ko dushoboje kuryumva no kuryumvira mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Nongeye kubaha ikaze rero kandi nshima Imana ko Imana n'umukozi w'umuhanga. Bene data, hari igihe ubona wabyutse cyangwa se uri amahoro ukagira ngo wenda ni ibintu bisanzwe. Oya, ntabwo ari bisanzwe, ahubwo ikiriho nuko Imana yacu iyo tubyukije tuba dukwiriye kuvuga ngo urera. Twahishuriwe ibanga ry'uko ibizima bihora bivuga ngo Imana yacu irera. Rero Imana irera, nta gisa nayo, kandi Yesu Kristo yatwejeje kugira ngo ducungure, yaraduhumanuye. Ubuntu bwa Yesu Kristo buri muri twebwe. Reka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana ari muri Yesaya ibice 49. Duhere ku murongo wa 25. Kadusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ariko Uwiteka aravuga ati, abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa, kuko ari jye uzakurwanirira n'ukurwanya, kandi nzakiza abana bawe. Abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo, bazasinda yabo maraso nk'usinda vino iryohereye. Kandi abantu bose bazamenya ko jye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari ya Yakobo. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, ijambo ry'Imana ravuze ngo abakurwanya cyangwa se abakujyanye uri imbohe, ntabwo nzi aho Satani yakuboheye. Abantu babohewe mu bintu byinshi. Hari abantu Satani yabohesheje igitugu, ateza abana kunywa ibiyobyabwenge. Hari abo Satani yatwaje igitugu abashyira mu busambanyi. Hari n'abo Abarozi batwaje igitugu bajya kubabohera ahantu runaka. Aho hantu hose Uwiteka aravuze ngo agiye kukurwanira. Iki gitondo Uwiteka agiye kukurwanirira. Intambara zose zaho bari barakuzirikiye Imana igiye kuhagukura. Fatanya natwe kumvira ijambo ry'Imana kandi urikurikira, kandi wumve neza yuko Imana igiye kukubohoza ingoyi zayo, ikagucaho ingoyi z'abadayimoni, ikakubohora. Amaboko ya Kristo akagufata, akakuzamura, akakuzanzamura. Ingoyi yari kuboshye, icyo wari uryamyeho cyose, icyo wari uzirikiweho cyose, uko kwiganyira, ako gahinda, izo ntimba, ndagira ngo nkumenyeshe mukundwa mwene data ko uyu munsi iki gitondo Imana yongeye kukugarukaho. Urafatanya nanjye gusenga, ariko wiyaturira uvuga ngo mu izina rya Yesu, ahantu Satani yari yaramboheye hose, imigozi y'Imana iturikije imigozi ya Satani, imbaraga z'Imana zindwanyije za Satani, umwuka weraje kundwanira no kumbohoza. Reka iki gitondo uyu munsi ijambo ry'Imana rikubohoze, kandi abashakaga kumena amaraso yawe uhumure. Abashaka kugutambaho igitambo ntabwo bigikunze, ahubwo amaraso yabo niyo azitamba, ibitambo bizitamba. Nukuvuga ngo nta muntu uzongera kugutamba, nta muntu uzongera gufata ibyawe, nta uzongera kukunyaga. Ndashima Imana rero ko wowe unyumva hano mu gihugu cyangwa ku isi, wowe unyumva aya masaha, Imana igukuyeho izo ngoyi izicagaguye. Reka tusenga Imana, dufatanye wizere. Ndabizi ko Imana igiye gukora ibidasanzwe. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimira ko mwene data wumvise iri jambo ribohora, akaba aryumvise muri iyi minota 5 waduhaye muri iki kiganiro. Ndagushimira ko ugiye kumukiza hizi ngoyi zose zari zimuboshye. Yararwaye, aboshwe n'uburwayi.
yarari mu gahinda, yarari mu madeni, aboshywe n'amadeni. Mwami Yesu Kristo yarari mu rushako, mu rugo rubi, aboshywe n'agahinda k'intonganya n'amarira. Ariko ndakwinginze Uwiteka Mana igira neza, iki gitondo tukimara kuzamura ijwi dusenga, tukimara gusenga kugira ngo wururuke ubane n'imitima yacu, udukureho izi ngoyi. Ndamusengeye kugira ngo umubohore, ndamusengeye kugira ngo izo ngoyi zicagagurike, ndamusengeye kugira ngo ubuntu bw'Imana bwururuke kubana nawe, ndamusengeye kugira ngo ineza y'Imana imubonekeho. Kandi Mwami tuguhaye icyubahiro, twizeye ko wadutsindishirije kubw'amaraso yawe Kristo, twizeye ko ufashe inkota y'ijambo ry'Imana nk'uko wabitubwiye muri Yobu 26:13 ngo umwuka wabitera ijuru kurabagirana, ngo ariko ukuboko kwawe gufashe inkota yo gusogota inzoka yihuta. Turagushimira ko usogosa inzoka yihuta y'ubumara, y'ubusabwe yari igiye kumurwanya, yari igiye kumuruma, ariko Mwami ukaba uyimukijije. Urakoze, turagushimiye. Nuhabwe icyubahiro. Tukweretse igihugu cyacu, tukweretse isi yose, abana b'Imana ubabohoze. Kandi Mwami atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, iki gitondo bahe gufata umwanzuro, batinyuke gutera intambwe yo kugusanga, batinyuke gutera intambwe yo kugukunda no kugukorera. Twarakubonye udukiza, twarakubonye utubohora, n'abandi bibakorera. Urakoze Kristo, utugerere ku barwayi aho bari hirya no hino ku isi, kandi utugerere ku mfubyi n'abapfakazi, utugerere ku badafite shinge na rugero. Mwami turakwinginze, ubwo ugiye kuvuka Kristo uzavukira mu mitima yabo. Iyi Noheli izaba iyo kugira ngo imitima y'abantu igubwe neza, kandi buri wese agira ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Turagushimiye, duhaye umunsi mwiza. Turagushimiye kubw'abo bari bwumva iki kiganiro, turagushimiye kubwa Kamera Gospel TV Show, turagushimira kubw'abakozi bayo, turagushimira Mwami kubw'uko waduhaye ubuzima bwiza, tuguhaye icyubahiro. Urakoze, nuganze kandi uganze ubane natwe twese mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha, Uwiteka abagirire neza, biteho, muhahe muronke, ibyo mukora byose inzira z'Imana ziboneke ku nzira zanyu, kandi amaraso ya Kristo akomeze guhumanura buri wese. Yadusezeranije umwuka wera. Ndakwinginze umwuka wera kuyobore muri byose. Amen.